Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, nongeye kubasuhuza kuri iki gicamunsi cyangwa se kuri uno mugoroba w'itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Mugire amahoro y'Imana. Ni umusesenguzi wanyu Muzalendo namba 5. Mbashuje rero ngira nti mugire amahoro y'Imana, mukomeze mwihangane, kandi Imana ikomeze ibahire. Mbasuhuza mwebwe muri Afurika, Aziya, Oceania, Uburayi, Amerika, Canada, hose aho hose mu mpande z'isi zose, mbabwira ngo mukomere kandi Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe. Rero ndagira ngo twongere tuganire, ni ukwiganira, ni ukujya tuganira amakuru abonetse, icyo tubonye cyose tukibagezaho kugira ngo mwe kugira irungu. Nkibasaba rero n'ubundi mbere yo kugira ngo ntangire mukore like, n'ubundi uko mufunguye ikiganiro mujye mukora like, bantu badukunda, kandi mwandike muri comment mutubwire amakuru uko mutubona, uko mubyumva, mujye mugira mutuganiza. Rura n'urubuga, ni umwanya wo kuganiriramo, kandi noneho abatari biyandikisha mukande kuri subscribe cyangwa se kuri s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, abandi musharinge ibiganiro. Muraba agaciro rero, ndabizeye kandi murabikora. Reka tuganire rero muri Nord Kivu, aho turajya muri Rucuro, nituvuga tujye muri Est n'ubundi Bandundu, twumve amakuru yaho. Noneho dukomeze no mu Minembwe, twumve iriya region ya Minembwe, twumve mbese ibiri gukorwa ni ibiki, uno munsi bimeze gute, cyangwa se ejo hashize. Dukomeze n'ubundi no mu Burundi, turangiza twiganira, dutangira twiganirira. Murakoze rero, murakoze. Reka dukomeze. Ikintu turababwira muri Nord Kivu, muri Nord Kivu turavuga hari intambara yazindutse mu gitondo muri Rucuro. Muri Rucuro ni muri Nord Kivu, muri zone ya Bwito, ya village ya Biruma, muri birometero 15 ujya Kicanga. Aho rero Nyangabirama, Inyenzi, RDF zabashije kuhatera, zitera mu baturage, haza gupfa umubyeyi ndetse n'umwana, zirasamwa ibisasu, ziragenda ziranabasahura. Birumvikana ko nyine ubwo bari mu Bahutu, ubwo ziba zagiyeho nyine gusa nkaho ziri kubatesha umutwe nyine. Ubwo rero zirangije zisahura n'abana bamwe n'abaturage, zirabatwara zibajyana hehe? Mu mashyamba. Aho ngaho iyo ntambara yari iri kubera, cyangwa se aho bagabye ibitero mu baturage, ni ku muhanda wa Minova Goma. Birumvikana rero RDF yo niwo mumaro wayo, nta bindi. Aho rero ntabwo turabitindaho, ariko icyo nzi cyo yakubiswe inshuro. Birumvikana niyo ukubiswe inshuro, iyo RDF ikubiswe inshuro, nicyo kibabwira ko ihita yica abaturage, ubundi abandi ikabafata igatwika amazu. Uwo niwo mumaro wabo nyine, nta ni impyisi rusahuzi nyine, nuko nyine niko baremwe, nta kundi. Bandundu rero ni Este n'ubundi ya Congo, ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatandatu, birumvikana 2026, niho za ntwaro zimaze iminsi ziri gufatwa, zafashwe Minembwe, zigafatwa muri za Masisi, hirya no hino hose. Iki cyumweru hafashwe intwaro nyinshi cyane, hirometa abantu benshi cyane, ku buryo bari kubara 384 bataye bafashwe, abandi bakirometa. Nuko rero izo ntwaro byabaye ngombwa, habaye umuhango wo kuzishyikiriza Minisitiri w'Ingabo, akaba na Visi Minisitiri w'Intebe, ndetse n'abandi bari bamuherekeje. Akavideo kanyuzeho mwakabonye. Uwo Minisitiri ni Shabani Ruko, wabashije kuzakira. Rero bazakiriza intwaro, bavandimwe, ni umurundo, ni ibirundo, no kuri kw'Imana. Umuntu aribaza, ariko igihugu cy'u Rwanda inzara iri mu gihugu cy'u Rwanda, uzi ko yatewe no kugura intwaro gusa? Mana yo mu ijuru, intwaro zose, reba izo ngizo babafashe, reba izo basigaranye, reba izitabye mu myobo ziri muri Minembwe, izitabye hirya no hino mu misozi, aho ngo bagiye bafata batari zitari yacukumbura ngo izibone, ni nyinshi cyane.
igihugu cy'u Rwanda umutungo wacyo ni intwaro n'imbunda. Ubonye rero ibyo bintu uko babishashe hasi bakabifotora bakabyerekana, bavandimwe, biteye ubwoba n'agahinda, ariko nta kuri nyine twarabyemeye. Uriya akamasa kazaca inka kazivukamo, iyi Nyangabirama yavutse muri kano karere nyine niyo kumara abaturage, ikamara ubukungu bw'aka karere, ikabuza umutekano muri kano karere, nta kindi nyine ubwo nicyo yavukiye. Ariko mbabwira ngo bavandimwe mwihangane, icyo nzi cyo nyuma y'ibihe bibi twitegura ibyiza, kandi ni ukuri ibihe byiza biri kujya biza mu maso. Minembwe iyo bari kujya, ni nayo ngezeho buriya. Minembwe ndabibutsa ko renforcement militaire ya FARDC, nubwo na RDF nyine ngo iri gukura ingabo muri Rubaya izizana, ngo ishaka kuramforusa ngo muri Minembwe, nubwo itabona aho yanyura. Muribuka igihe Rugabo yavuga ati n'uwadufasha ntabwo yabona aho anyura, basi buriya yararotaga kweri. Aba bantu rero ni nk'amafuko, ntiwamenya uko bameze. Mbese ikibatunze ni icyo kubeshya. None bari kwivuga bati twafashe ubu Minembwe, twayifashe ni iyacu, ubu tugiye kuzaturiza Uvira, niho turaturiza, tujya gufata Uvira. Bavandimwe, aba bantu ngewe rero abantu nababuriye izina kandi nababuriye n'ubwoko. Ni ukuvuga ngo bameze nka wa mwana, abana batoya bajya bishima ngo twebwe twatetse ibi, ngo iwacu bafite ibi ngibi, bahuye n'abandi bana ugasanga niko n'abariya bameze. Nuko bari kwerekana utuvideo rero twashaje, bakerekana ngo dore ngo afande ngo bari kumusuhuza ngo mu muhanda se uwo nguwo uri kwerekana iyo video ari kwerekana ngo ni ino tariki, nayo ashobora kuyishyiraho, kubera ko iriya intelligence artificial ni ukuvuga ngo nabo barabikora, bashobora kubikora, kandi ndabona ko mu Rwanda wagira ngo barahuzuye. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose bari kwivugishwa, ni ukwivugishwa. Uvira icyaha bakuye ntabwo bakizi, ngo none ngo tugiye guturiza Uvira, ngo Minembwe wababaza ngo muri hehe, bari kujya mu masoko, bakajya kureba mu masoko, bari kujya guhinga. Minembwe bari gushorera inka, bakajya kuragira ngo twongeye twayigaruriye. Nibafate, njye nabahaye ku wa gatatu ejo bundi, kandi nabwo ni kera ndabizi. Reka nzabe ndeba ukuntu bazaba bari gushyiraho ayo mantuza. Ubwo nashaka kubibwira muri Minembwe uburyo renforcement militaire y'abasirikare ba FARDC ku matariki itariki 20 haje amakamyo 10 nangahe, haje amakamyo 8 ya FARDC yerekeza muri point zero. Noneho haza n'amakamyo 15 y'abasirikare b'Abarundi yambukira kuri Rusizi. Ayo ngayo aragenda ajya kuramfurusa muri ako karere. Muribuka ahantu abanyamurenge bari kuvuga ngo twatewe, ngo hano ngo abasirikare b'u Burundi ngo baruzuye, nabo bari babamenyemo, kuko igice kimwe kamyo zirindwi zerekeza Rubirizi, groupement ya Rubirizi, amakamyo 8 yerekeza muri groupement ya Runingo. Abo rero bose bari kwerekeza n'ubundi, mu kuvuga ngo bari gukomeza muri Bijombo berekeza muri Poezero. Poezero rero murahibuka ko ari ka gasozi kadomina indi misozi yose, kadomina hose, ku buryo ureba ahantu hose, no muri Kigali uhareba, muri Rubaye ukahabona hasi, mu Bujumbura nuko hose ukagenda uhareba. Ubwo rero izo renforcement zose zirahari, ni izigaragara ku mugaragaro, ariko hari izitagaragara bavandimwe, hari ibitagaragara. Ubu si uko bari kwitegura indege zigomba gukora kugira ngo hafatwe Bukavu na Goma, ninde ubizi. Izo za drone ngo leta y'u Rwanda iri kuzohereza ngo mu kirere, irazohereza se, irazohereza ahantu hatagira drone. Be kujya banababeshya, ujya kumva n'ibiganiro bimwe bikorana na FPR na RDF, ugasanga ngo haje, ngo hari wari uri kuvuga ngo haje ngo drone ngo zihagara ngo mu 5,000 ngo hejuru. Izo se ngo kazi kamaro ngo amasaha 70 nangahe, zikamara amasaha 70 nangahe, se ziri mu gihugu cyazo. Abantu rero barakabya wa mugani ibintu by'intambara, ariko ngiye mbabwire ngo mutuze, abumva abicaye kuri urubuga rwacu, abatega amatwi urubuga rwacu rwa BRC News, ngiye ndababwiye ngo mujye mutega amatwi tubabwiye, nako amakuru tubabwiye muyumve,
kandi mutuze mwiturize, kuko Imana cya mbere irahari, kandi icyo nzi cyo yatugabije umwanzi. Ejo murajya kubona mubona umwanzi arirukanse abuze n'iyo arya. Kandi noneho ibirungo bari kumurungira, bari kumukorera ibirungo. Mube muretse ukwezi kwa karindwi kurangire, tuzarebe uburyo azaba agihagaze muri Kongo kandi avuga uko ashaka. Reka twigire mu Burundi. Mu Burundi rero naho habaye ni pole. Mu Burundi isoko nanone hari igice cyongeye gushya kibaza imbaho, cy'ababaji b'imbaho cyongeye gushyaho, ariko bahise benterivona za kizimyamwoto zahita zenterivona zirazimya. Ubwo rero induru ziri kugenda muri bo hakurya ya Kanyaru, bati ibi n'ibiki, bari kuvuga ibigambo. Ariko mbabwire, ibi bigambo byose biba biri kuvugwa na kariya gatsiko, bashaka niba ari n'abateramwaku, niba ari n'abaki, bamenye ko ibyo bavuga ejo bundi bazajya ururimi rugobwe babura n'icyo bavuga. Umuriro wo usanzwe ubaho, nubwo mu Burundi birumvikana, iriya soko ryahiye n'iryo muri Bujumbura hagati, ariko barijimije, nta n'igikuba cyacitse, ni ibisanzwe, nta ari ibintu bikomeye, ni ibintu bisanzwe. Umuriro yo ni isanzwe, umuriro uraza ukaduka ahantu. Na Kigali se ntiyari ihari biri gushya? Hari umunsi mutabonaga mu Gakinjiro hari gushya buri gihe? Biterwa n'amashanyarazi. Kandi rero imiriro yo, ahubwo imiriro mibi ni iriya agatsiko kari guteza hariya muri za Masisi na hehe, kari kugenda gatwika amazu kagira gute. Naho ubundi nta kibazo. Ubwo rero bavandimwe, nuko amakuru yari ameze mu Minembwe. Uno munsi hiriwe agahenge, niko navuga, ariko agahenge ku rugamba. Mujye mumenya icyo bihishe, reka mumenye icyo bihishe, kuko ngewe uko ndi kubibona, ku munsi wo kuwa gatatu nimugoroba, hari byanze bikunze, hari ibintu bizajya bimaze kuba byinshi. Reka rero mbasezereho, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.